ngo guhana abatanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina byatumye benshi bacika ururondogoro. Ibyo kugura byavuyeho, nugura bazagufunga. Ariko iri tegeko rero bazabafungira kuri stade Amahoro. Metre waramutse dufite ikibazo cy'ukuntu itegeko rivuga ngo kugura indaya bigize icyaha. Nyarugenge ivumbi ryatumutse, twese turimo turajya impaka. Ubwo kandi abantu bano bavuga ati noneho tugiye kubona abagore b'ubuntu, abandi bati nta by'ubuntu biriho. Ariko turagira ngo ugere ku ngingo yatumye amatara yaka yose umutuku, nukugura kwishyura cyangwa kwishyurira undi. Mbese nk'ubu nkavuga ngo Romeo n'umuntu wanjye muguriye indaya, hanyuma cyangwa nawe akigurira. Aho niho dushaka ko twumvisha neza mu buryo bw'amategeko. Yaducanze. Ni itegeko ariko rimaze igihe. Hari naho bavuga ngo gucumbikira. Warogi se nawe bazamufunga. Ni ukuvuga ngo uramutse ukoze amarogi warangiza bikagaragara ko wari ubizi neza ko n'urugero wenda umuntu bazanyemo oya buretse mu buryo bw'agahato cyangwa nawe yicuruza bamwishyuye. yicuruza wishyuye. None se ubwo ibibazo byanyu mubingezeho mbimubwire muvuge. Nyine hari icyo twebwe twashatse kumenya. Araje arambajije ati nkurikije uko nkureba n'agakotori wisize kakazumbature nangahe. Nkamubwira nti ni 20, akanshyira kuri moto cyangwa ku igare tukagenda. Aho hari icyaha kibayemo. Ikihe se kandi naje ku isoko wizanye ko wagiye kugura ibitagurika. none se ngewe ucuruza ibitagucuruzwa kuki nge munsiga? Salut, turi Smart Home tubafitiye new arrivals. Harimo intebe z'ubwoko bwose, ibitanda ndetse n'ameza yo kuriraho. Tubafitiye ibikoresho byo muri jardin, ibyombo byiza cyane, imitako ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Inkuru nziza mbafitiye nuko dufite uburyo bwo kwishyura mu byiciro bukorohereza. Ku bindi bisobanuro mwadusanga aho dukorera KBC cyangwa mugahamagara kuri izi nimero 0788 90 50 90. Vous êtes les bienvenus. hanyuma rero reka tugaruke. Dogiteri Murangira Bitseri itegeko riba riraje nako ryari risanzwe rihari babivuzeho. Abantu ntibarivugaho rumwe. Ngo guhana abatanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina byatumye benshi bacika ururondogoro. Abaragarutse. Oya ntabwo yagarutse, ahubwo abantu ejo ntabwo abantu biriwe. Iyo nkuru Shadade ayitanga ibitekerezo. Wenda byemera nta kibazo. Ngo abantu baje ibitekerezo. None se Dr. yagarutse cyangwa nuwazanye ibitekerezo? Yazanye ibitekerezo abantu biriwe bavuga ngo ubwo se ngo barabona sitade badufungiramo. Oya kuko gereza ngo ntizaboneka. Zindaye. Abantu reka bashobora kuba barabisobanuye nabi. Zabaguzi. Mu Cyongereza harimo ibintu sexual exploitation bitandukanye na prostitution. Ikifuzo cy'abakiriye kiravuga kiti Shadade arasubiramo iyo publicity ukuntu ayivuze. Reka kuvuga ntago nzi gusakuza pe. Sinabibasha. Iyo ni titiri. Guhana abatanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina byatumye benshi bacika ururondogoro. Inkuru iri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga z'abavuga ikinyarwanda. Niyerekeranye n'ingingo ihana akantu k'ikinyarwanda ni moka. Niyerekeranye n'ingingo hano umuntu utanga ikiguzi agamije gukora cyangwa gufasha undi mu gukora imibonano mpuzabitsina. Impaka zasembuwe n'ikiganiro umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri aherutse gutanga mu biganiro byateguwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango mije Profi ku bufatanye na RIB. Aho Dr. Murangira Bitseri yavugiye ati kirazira gutanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo wowe ujya kugura ni wowe itegeko rireba. Aha rero niho havutse impaka ndende. Kwa 27 Gicurasi 2026 iyi ngingo iri mu itegeko ryo kwa 13 Kanama 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi. Iri muzaganiriweho n'abantu benshi, bamwe bayirwanya abandi basa nk'abayininura. Uwita
bayininuye ejo cyane rwose siko numva muri gutera abantu ubwoba kandi ngo abayininura ngo ntabireba cyane komeza ngo uwiyita mita bazenga ati murahana umuguzi umucuruzi yigaramiye nyamara ubanza abagabo utudomo ngo aha umva icyo kibazo ejo ninde wakibazaga kuri iyi tabure dore n'uwo nguwo mwegeranye wakizanye iby'abajyanye ariko ibyo nanjye ntabwo nabyumva nyine wowe nako nabyumva sibyumva neza soma ariko wumva tukiri aho ngaho wumva akaga kabaga none se umugabo agiye kwishyura uwo mugore yishyure na rogi yaguze akenshi na kenshi aba yaguze n'amayoga n'ibyo kurya ibyo byose ubikora kuri danse wayibagiwe se iri muri ibyo byose n'igihe abakobwa bayigendana da cyangwa ntabwo ari ingenzi hari igihe abakobwa bayigendana ngaho yishyura ibyo byose uba ufite na risike zo kuza gufunga kucyugura birazabarega nese undi hari itegeko rihana uburaya mu Rwanda ni umusaka n'uwaje muri transit harimo n'abakora uburaya none se muri transit baba bagufunze urukiko rurabyemeje ariko hari amabwiriza agaragara ko ibyo bikorwa bibangamiye rubanda yego rwose amabwiriza yarahari itegeko riraraya n'uyigwa ba bakobwa bahagaze ku muhanda bo bajya muri transit hanyuma uwabaguze ajya mu rukiko nyamara niba koko iri tegeko rihari koko njye n'ubu ndacyiyumvisha nkumva hari ntarihari uwiyita Sokarate ati hanyuma se ninde uzakurikiranwa uwagurishije imibonano mpuzabitsina cyangwa uwayiguze dukeneye ubusobanuro burambuye ntitubyumva izo ni imbuga nkoranyambaga uwiyise Heritage Rwanda we asanga ngo akwiye guhanwa ucuruza aho guhana umuguzi ugura ataje umuguzi ntiyaboneka oya ucuruza adacuruje icyo gicuruzwa najya kukigura hehe ugura nawe ataje njyewe ariko kugura mbonye igicuruzwa mbonye amazi nkaba nkeneye kuyagura ndayagura ariko nintayabona nanjye nigerere kuri iri tegeko nta muguzi uzayagura sinayakora umva hano harahiye ngo hari n'uwavuze ko ngo abakobwa bicuruza babaye batariho ngo bishobora gusenya ingo z'abashatse ngo nabunganizi muri nkozi z'ibibi ngo hari igihe ngo mu rugo ngo umugore nyine ngo arara ari kureba ku rukuta ngo akarara ngo nyine ngo agize gutya undi agize atya bagahitamo kujya gushaka umusayidizi yego umwunganizi kuba atari wa wundi umwanditsi wa tiyatire ako kaga kari muri iyi studio none utoza abakiriya ngo bariya abakobwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ngo bafashe imiryango nyarwanda kubana neza imiryango yubatse se wowe n'abatarubaka wita Cobra ati arareyi nibahe IBM muve muri ayo icyo gitekerezo ndagishyigikiye ni basore kubera ko bafite ibyo binjize ngo abonyeho itegeko ribuza ugura rikemerera ugurisha iriya tegeko rirasaba abanyamategeko babahe tini namba oya basore batanga ipatante hanyuma rero ngo abishimiye iyi ngingo Shadad ufite ikibazo cy'umunyamategeko uze kumva umunyamategeko wagiranye ikiganiro na BNB ejo hari umunyamakuru wamuhamagaye nawe nyine arabivuga atyo ngo abishimiye iyi ngingo bose bahuriza ngo ku kuba ngo ubu ngubu ngo bagiye kujya baryamana n'abakobwa ku buntu iki ngo abishimiye ingingo nuko ariko ejo nabonaga Kenisi na Mutabaruka nabo bari kwivuga umva igitekerezo rero sasa ubundi bazabwirwa n'iki ko ngiye kugura indaya hari fagitire ya mwayi nka kwa kundi habaye intambara yo kuvuga ngo unyishyuye make ayo tutumvikanye rero iperereza ryo gukekwa riratangiye ubwo rero na ziriya ntambara zigiye kugabanuka cyangwa se abakobwa bazongere bagamije gufungisha abakiriya itegeko rireba ariko umugabo wajya mujyana ku rukiko umugore nawe ajya muri transit uwo munyamategeko w'ejo nubwo ikiganiro nza kucyumva yabisobanuye ntabwo nabifashe ni nkatwe gutya ngo mu bihugu bimwe ibyo kwicuruza si imirimo izwi ariko usanga bigira uruhare rukomeye mu bukungu bw'igihugu n'iterambere ry'igihugu nko muri Tayilandi ibikorwa by'ubucuruzi bifitanye isano no kwicuruza byinjiza akayabo nubwo uburaya atari umurimo wanditse
raporo yo muri 2026 ivuga ko ngo ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa iby'ubukerarugendo bishobora kuvuka bishingiye ku mibonano mpuzabitsina byinjiriza igihugu miliyari 32 z'amadolari mu mwaka wa bakaza 2022. bakaza bakurikiye inkumi bagasura n'ingagi. aha ni muri Thailand Niho navugaga. umuntu hano aranditse ubundi ushyize mu nyurabwenge ntabwo ari byo guhana uwaguze indaya ahubwo hahagahanywe uwicuruje. Ibi babikoze byafatwa nko kunanirwa inshingano zo kurwanya uburaya. Buretse ese gato. baraburwanyiriza iki? Icya kabiri unange kamusubize. Abagabo bose bafashe icyemezo cyo kutagura indaya. Muri igiciro cy'indaya hano twanzuye uwagishyizeho. Twasanze ari nduze yashyize igiciro ni cy'indaya. umugabo waguze indaya bwa mbere niwe wadukoze. ariko ubundi umuntu waguze indaya bwa mbere yakoze ishyano, yakoze ibara. ariko n'umukobwa wavumbuye ko igitsina cye cyagurishwa akacyishyuza nawe. Reka mbabwire uko inkuru yatangiye y'indaya. Ubundi indaya ntabwo yari ihari nk'indaya. Umukobwa yari aho aravuga ati ariko ko naba nkeneye umugabo wo kunyitaho akagira ibyama nta giciro uwareba Karori. Noneho uwo mukobwa yisunga aho ngaho yikarakasa hafi ya Karori. Karori baramurabutsa aramuza ati se twabinoza. ariko umukobwa ntabwo yari agamije kugurisha. Oya ati twabinoza ati Karori ati neza neza ndumutse ati tayari baragiye. Aferi irangiye aramubwira ati rero amuha agatike akoramo nta gatike yamubwiye ko yamusanze hafi aho akora mu mufuka. Aramubwira ati akira rero. Ati kandi uwo mugabo yitwa nde? Karori abaramuhaye amaze kuyamuha guhera ubwo wa mukobwa aragenda abwira abandi ati uzi ko narinzi ngo araza kungurira ibyo kurya n'ibyo kunywa none ye Karori yampaye n'amafaranga tukaza kwisanzura kumbe nariye ndanywa turisanzura ampa n'inyongera tubikore haba harundi uraho ati ya bya bintu ni poroje barayinoza ibanoza ubucuruzi nuko batiye guhaye ngahe atampaye wenda kuko hari kera ampaye ijana tujye tuvuga 200 uduhaye make b'ijana. Isoko ribagira nuko guciririkanya byatangiye. Nuko isoko igiciro ryatangiye. fatizo. None se igiciro fatizo umukozi wazanye ibyago ni none se koko umugabo ni yitwaga Karori. Karori cyangwa yitwaga Sharire. imbuga nkoranyambaga sindazikira ko yagiye Buganda kayo muraba mwumva ibintu nta mugore w'ubuntu ukwiriye kubaho ntimugakabye. nta mugore w'ubuntu ukwiriye kuba ninde uyu waca ngahe barome ngogo wacaga ariko nabonye umukobwa ari kuvuga ntabwo tugura ku muhanda ariko hari utuntu tubaha kugira ngo banezerwe kandi tugurwa amafaranga. Nicyo kiba cyabaye abo ntabwo ari bo bavuga. Ntabwo itegeko rimo kuvuga ko waje ukareba umukobwa ukavuga uti sinkubeshye nkurebye nsanga utajya ugenda na moto n'amaguru ukikoza mu kagera ukayimuha ifungu nshya. Ntabwo waguze watanze impano kumubwira uti jya muri salo ndayaguhaye akabona umuhaye 200 ntabwo waguze. Ni uwo bita kugura ni wundi uza akabaza ngo nangahe. Urugero umugabo umwe wabaye umwere hano yagiye mu rukiko aravuga ati ariko giye mu mpuye gusa muvuga ngo nasambanyije umwana namusanze kwibarabara ndagura yego ndamubaza ngo nangahe arambye ndamwishyura. Uwo rero niwe bita ko yaguze. Ariko impano n'ibindi ubu kuntu gahunda zimeze rero basore b'ibisambo bimuze guheza abakobwa ukuntu gahunda zimeze itegeko twaribonye ibyo kugura byavuyeho nugura bazagufunga. uri kubisobanura nabi. ndi kubisobanura nabi ndaza kwimvura icyo kiganiro cyo munyamategeko n'ubuntu ubu ngubu nta mpamvu mwabakobwa ntabwo tugiye kuzafungwa. Jean Paul bari ahubwo hazagira uwongera kukwishyuza amubaza turanyishyuza iki gurishyura mfungwe ahubwo bagiye kubambura. ibaze tugiye mu isoko twese tugasanga twagiye kugura twatahana ibicuruzwa kandi nta mucuruzi uri mu isoko. Bareke urumva bivuze ko bigira urwitwazo ngo mutangire mwambura abantu. ariko samundagije kandi samundagije Nyamasheke umwana akurikiranyweho gusambanya umukobwa w'imyaka 20 urwaye mu mutwe. izi nkuru wazanye umunsi Romeo ni gatiki wowe
uwo inkuru y'umwana yisomewe umusore w'imyaka 17 wo mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umukobwa w'imyaka 20 ufite uburwayi bwo mu mutwe. Byabereye mu mudugudu wa Gitwa, akagari ka Gako, umurenge wa Kagano, akarere ka Nyamasheke. Byabaye ku itariki 27. Bivugwa ko tariki ya 26 saa 12 z'umugoroba aribwo uyu musore yahengereye uyu mukobwa ubana na nyirakuru ari mu rugo wenyine, yinjirayo aramusambanya. Nyirakuru nawe aho atahiye ntiyatanga amakuru. Bukeye bwaho nibwo uyu mukobwa yabwiye abaturanyi ko yasambanyijwe. Abaturanyi bakimenya amakuru nibo bajyanye uyu mukobwa ku kigo nderabuzima cya Kibogora, nacyo kimwohereza kuri Isange One Stop Center y'ibitaro bya Kibogora. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano yitwa Musabyimana Marie Jeanne yavuze ko uyu musore yatawe muri yombi, asaba abaturage kwirinda ibyaha ndetse ko bakwiriye kujya batanga amakuru yafasha gukumira ibyaha. Gitifu Musabyimana yasabye abaturage kwirinda icyaha ndetse no kuzibukira ingeso mbi. Ikintu kirimo hano kuba uwasambanyije ufunzwe ari we muto bishamikiye ku kurwara mu mutwe cyangwa ubumuga bwo mu mutwe cyangwa uburwayi bwo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo arwaye bisobanura gutakaza ubushobozi bwo kwifatira icyemezo. Rimwe na rimwe rero usanga tujya dutya, wajya kubona ukabona wa mudamu twese tuzi ko arwaye, rimwe na rimwe unambara n'ubusa mu muhanda ugasanga abantu barimo barafasha kumwambika tukabona aratwite. Icyo gihe rero aba afite abantu bamusambanya atabasha kuvuga cyangwa se abantu batamenya. Ariko nubwo yaba afite imyaka 30, umwana afite imyaka 16 aba akoze icyaha kuko uwo muntu ararwaye. Impamvu yanamushoboye akanakora biba bishamikiye ku burwayi bwe. Ariko yaba uwo mwana w'imyaka 17 yasambanye n'umukobwa w'imyaka 20 kandi uwo mukobwa ari nta burwayi ari normal, nta burwayi na buke afite, icyo gihe uwo mukobwa niwe ukoze icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu. Nka wa wundi bavugaga ngo yaramuza ngo yahoraga amaza ngo ariko ko mugurisha abagabo mugira mute, nawe ngo afite amatsiko ngo araza nawe ngo umwana w'imyaka 14 yahuzaga indaya ku nkeke. Indaya ngo ku nkeke ngo ashaka kuyibaza ngo ibyo bakora ngo naramuga ati ibyo bakora yarabizi. Yari yabibazaga ati nanjye uzampe ariko ndebe uko mbigenza. Nuko rero bafunze uwo mugore kuko yasambanyije uwo mwana. Aha rero impamvu dosiye isa nkaho itandukanye n'ibisanzwe nuko hajemo umuntu urwaye. Kandi mu by'ukuri ku misozi itandukanye buriya munabishatse bari abantu nubwo barwaye ntabwo ahora yarembye. Umubajije uwamuteye inda yamukubwira. Niyo yagize kirize arwara ari washyira umwana we cyangwa ajya kureba, icyo gihe uwo muntu muba mukwiye kumufasha mukamukurikirana. Rimwe na rimwe usanga ari n'abantu bakabaye bita kuri abo bantu. Banavuga ko ari n'abantu ngo babakire kubera ko ngo byamyuka mibi ngiye babwira ngo iyo wasambanyije ngo umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ngo bukire ngo buriyongera, ntabwo wabona aho bukira. Iyo ni imyumvire nka wa mukecuru wagiye gutaburura umugabo waguye ku gasi. Ariko urwo rupete narwo rw'imyaka 17 ni muto yari mpamvu bamwise umwana. Ariko arabiba nakandare nawe. Oya, umuhungu w'imyaka 17 afite ibintu bibiri. Abakora imibonano mpuzabitsina kubera amatsiko cyangwa kubera kabibona muri iyi myaka turimo iyi ngiyi yacu cyane mu kinyejana cya 21 kubera amatsiko. Amatsiko abateye ate, afite akana k'agakobwa kagenzi ke ariko akibaza ati haramutse hari undi mukuru byaba bimeze bite. Ibyinshi bishingiye ku matsiko, nka 60% bari amatsiko. Aba bana basigaye banabiturusha byose. Abo bafite naho umukobwa w'imyaka 17 guhera kuri 15 kuzamura. 17 ntabwo uwa 10 bose urebye abana benshi baba bari mu matsiko. N'umukobwa w'imyaka 17 hari ushobora kuba none se nta bantu tutararyamana n'umugabo ubu muki umukobwa wo mu Rwanda. Muzeni yatubwiye wo mu Rwanda. Muzeni yatubwiye hano ngo yarongoye afite imyaka 40 ngo nyine ku mugabo we birakunda. Romeo umukobwa wo mu Rwanda ngo w'imyaka 40 ariko nibyo ubivuze neza. Umukobwa w'imyaka 30 koko ashobora kuba atari yakora imibonano mpuzabitsina. Ibyo birashoboka. None se ntabwo waba imyaka 15 nta mwana imyaka 17 utarakora imibonano 17 ikinyejana cya 20 kuri muri iyi myaka 17 bo barahari. byaterwa naho yarerewe.
yakarahari barahari bake yego bake barahari aho ngize ikibazo iyo uciye Nyabugogo habaye impanuka yego hoho igonze abamotari batandatu ubwira abantu uti nsize Nyabugogo abantu bashize kuko baba bashize niba bashize niyo ntuza murimo mukoresha rero niko imeze umukobwa asigaye akubwira ngo njyewe sindi isugi wacu ntibaroga uwo nguwo ubikubwira hari ababikubwiye ariko ushobora gusanga nka 70% atarabikubwira cyangwa akanabikubwira bitaraba kuko basigaye bagenzi banavuga ko bose mu babivuga busugi ngo nta diri irimo bambese zana indi nkuru ubwo ngira ngo nibyo hari nibyo twavugaga ntidushoje inkurura ariko sada ntiza mpamagara ibamba nyemereye ko tuvuga twitiza iminota 5 nta kibazo nguhe telefone yawe iri harya nayishyize mugiye kuvuga ibijyanye nayishyize hanze nako nimero ze ndazifite ntawe ufite telefone hafi aha iyanjye hamagara nayisize birakunda nta nomero ugira kanze nyimuhere ni gutubaho udafite nomero ya ibambesha ibambu uramuzi ubundi ibambe metere ubwo se urumva uri yishyiremo igumemo ubwo urumva uri gute ibambe ubwo utamufite ufite ibibazo ndakubonye bikomeye wowe ibibazo byura bifite hambe ngambe ni mituweli Ihore ntabyo asi. karora yifite se nimero ze karora sibe yayibura dore ntabwo yayibura baramukubise iminota tuyiyongeze yabidusobanuriye neza iri tegeko umva abantu mushaka kumva muri hehe babandi mwari mwabiba amakuru y'uburayi uwitwa Samu ndagije ari banzengereje amakuru yo kungukira imibonano mpuzabitsina y'ubu muhamagare kuri kangahe ya kabiri niba ari bumenye ko ari umuhamagaye nicyo ni ubwo nabimenye nyine ko nkoresha ndumva idakunda kuko agomba kudufasha ibamba ashobora kuba atari no mu Rwanda akadufasha kumenya amakuru naturwaneho pe abantu bagura indaya naho ubundi Romeo yahura n'uruva gusenya iyo ngingo karo iyo ngingo niwe wireba cyane mbona ibamba nkuzi biki koko ko mubuze metre waramutse nagushyize online wo kabyarawe urumva twari twicaye ino Shadadi hano yatubanye impuguke mu bintu by'amategeko twavuga ati ni muceceke ntabwo ari uko oya nagaruka ariko ndavuze ngo turwaneho urumva usanzwe utwunganira naho ndwaneho dufite ikibazo cy'ukuntu itegeko rivuga ngo kugura indaya bigize icyaha Nyarugenge ivumbi ryatumutse twese turimo turajya impaka ubwo kandi abantu bano bavuga ati noneho tugiye kubona abagore b'ubuntu abandi bati nta by'ubuntu biriho dufashe kuri iki kibazo iyi nkuru ni wayumvise Dr. Tsiera yivuga kukirire bugura dufashe tubwira amakuru y'iryo tegeko pe ni itegeko ariko rimaze igihe ryaseseka Nyarugenge vuba nuvuga ngo tumaze igihe mu Rwanda dufite itegeko ryerekeye gukumira no kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi ni ibintu bya human trafficking iri tegeko rero risanzwe riteganya cyangwa se rihana umuntu ushobora nko gushishikariza koshya kuyobya kureshya guhatira undi gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa gukoresha ubundi buryo hagamijwe kuyimushoramo gutanga ikiguzi agamije ubwe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa kugitangira undi muntu ngo ayikore umva rero metre ibintu byo gucuruza umuntu ibyo byo twari tumaze igihe twarabifashe gushora umuntu kumuhatira kugira ibyo byose nabyo turabyumva ibyo ariko turagira ngo ugere ku ngingo ubundi yatumye amatara yaka yose umutuku n'ukugura kwishyura cyangwa kwishyurira undi mbese nk'ubu nkavuga ngo Romeo n'umuntu wanjye muguriye indaya hanyuma cyangwa nawe akigurira aho niho dushaka ko twumvisha neza mu buryo bw'amategeko yaducanze nyine urumva
iri tegeko rivuga ngo gutanga ikiguzi sibyo cyangwa kugitangira undi muntu yego ugamije wowe ubwawe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se uwo muntu nyine utangiye icyo kiguzi ugamije ko ayikora. hari n'aho bavuga ngo gucumbikira gutiza gucumbikira umuntu ubizi neza ko aje gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina. ubwo ntibirangiye muri geto. ubwo si ugutanga geto gusirikiriza. Ni ukuvuga ngo bishobora kuba geto, bishobora kuba hari abantu bakora amazu nyine wavuga ngo akorerwamo ubwo bucuruzi. Iyo bafashwe rogise warogise nawe bazamufunga. ni ukuvuga ngo uramutse ukoze amarogi ariko ukaba warangiza bikagaragara ko wari ubizi neza ko n'urugero wenda umuntu bazanyemo bagiye kumukorera cyangwa kubimukoresha muri ubu buryo. oya buretse mu buryo bw'agahato cyangwa nawe yicuruza bamwishyuye. yicuruza wishyuye bamwishyuye. Yes. nabwiye nti amategeko afite uko asobanurwa. none se ubwo ngubwo ibibazo byanyu mubingezeho mbimubwire muvuge. nyine hari icyo twebwe twashatse kumenya, ni gute bahana ugiye kugura iyo ndaya hanyuma indaya yo irimo yaje kwigurisha yo ntihanwe? hari ikintu tugomba gutandukanya cyangwa se kumva neza. ubundi muri ibi byaha bijyanye n'icuruzwa ry'abantu cyangwa se nyine bijyanye no gushaka inyungu mu mibonano mpuzabitsina, hari igihe uwohejwe, uwashishikarijwe, uwayobejwe cyangwa se kimwe n'uwahatiwe, abo ngabo baba bitwa abavictime. ni ukuvuga ngo ni ababa bakorewe icyaha. ariko hari uburyo wenda ni uko ari ibintu wavuga ngo biri imfomo, ariko uriya muntu wicuruza akaba ati ni igiciro n'aya ngaya mwishyura aya ngaya mugire gutya kugira ngo tubikore, uriya nawe yahanwa. none se ngewe Sikovia ntibikabe ndabyutse mpagaze Nyabugogo kubera ko nzi ko Shadada ariwe akunda kunyura kandi aragura. araje arambarije ati nkurikije uko nkureba n'agakotori wisize kakazumbature nangahe. nkamubwira nti ni 20, akambwira ati ni 15. ndayafata akanshyira kuri moto cyangwa ku igare tukagenda. twarangiza akayampa nkagenda. aho hari icyaha kibayemo? ikihe se kandi naje ku isoko wizanye wagiye kugura ibitagurika none se ngewe ucuruza ibitagucuruzwa kuki nge munsiga? icyo gihe nibyo nakubwiraga ngo hari uburyo ushobora kubikoramo. wowe wari kuba uri victime cyangwa ugiye gukorerwa icyo cyaha, nawe ukaba umufatanyacyaha ukabikurikiranwaho. hakaba kugira umufatanyacyaha cyangwa ukaba uri inzirakarengane bitewe n'uko byagenze. none metere ko byageze ku rwego uramutse wari ubizi neza kandi nawe ukaba urimo urabikora tujye wishyize nyine ku isoko kandi bitabaho bitemewe, nawe icyo gihe ushobora kuzamo noneho nk'umufatanyacyaha. baza ikibazo cyawe Romeo dutahe. none metere ko byageze ku rwego ahubwo aho abagabo batanakigura indaya, ahubwo witambukira ukumvira ko iragushitse, irakubwiye ngo zana amacyo ufite. ubwo ngubwo nabwo kuko ntabwo tugiye kugwa mu matsa. rero wenda ibyo bintu navuga ngo cyangwa se biterwa no ntabwo ibyaha byose uko bikorwa ariko bikurikirana. hari n'igihe hajyaho izindi ngamba, kandi ngira ngo murabizi hari igihe mujya mwumva ngo bafashe abantu bakora umwuga cyangwa se ntabwo nubwo ari n'umwuga bicuruza, wenda babajyanye muri transit, bagiye kubakurikirana muri ubu buryo. aba ari uburyo bwo kugira ngo narebe ubundi buryo bwo kugira ngo icyo kintu kitemewe gihagarare, navuga ngo itari ibyo irwanywe, ariko wenda hakoreshejwe ubundi buryo. ariko ntabwo bivuze ko itegeko ridahari cyangwa se bidakora. ni ukuvuga ngo ibintu ni bibiri metere. umugabo aba akurikiranyweho kugura ikitagurishwa,
umugore nawe basuzuma neza bakareba niba atabaye umufatanyabikorwa na kumufatanyacyaha mu gucuruza ikitacuruzwa. ni ukuvuga ngo icyo gihe aba ari umufatanyacyaha, kuko mu busanzwe iyo umuntu akoze icyaha yagifashijwemo n'uwundi muntu, uwo muntu wagikoze wundi cyangwa se bafatanije aba ari umufatanyacyaha. Hari n'ibikorwa cyangwa ushobora no kuba icyitso, biterwa n'uko byagenze kugira icyitso. Ubwo ni Scovia baciyeho nkamubwira ntariko iza Cadillac ziba zikeye ugereranyije n'iza Nyabugogo. cyangwa se wenda wakoze uwoheje wakoshya nk'umuntu cyangwa se akafasilitate cyangwa akagira uburyo yorohereza icyaha kugira ngo kibashe gukorwa. Mu tubari humvikana inkuru zivuga ngo abaseriveri bahitamo kuza bakamuha akazi ko guseriva, haza n'umugabo bakajya kuryamana, akaza guha nyirakabari nka 5 kuyo bamuhaye nk'insimbura mu byizi kubera ko yasize akazi ke. Biramutse bimenyekanye umuntu wabikoze iyi ngingo neza, ni ibyo ngibyo irabivuga neza. Uwo umuntu ubikora tubye nyirakabari wakira ayo mafaranga muri ubwo buryo, akaba afite abakobwa hari baseriva ariko mu by'ukuri bari nk'ibicu ariko bacuruza. Oya bicuruza imyaka mikeya aba ari gukomangaho y'igifungo ni 3. iwe ubwo turabakomeza tubasengere kugeza bageze mageragere. Hanyuma ni ryari inzego zimenya ko umuntu yaguze indaya se? Iyo igiye kukurega cyangwa ubundi kugira ngo icyaha kimenyekane hari uko wenda wagikorewe cyangwa se wabonye cyangwa wamenye ko cyabaye akimenyekanisha, ariko hari n'uburyo amaperereza akorwa. Iperereza ubusanzwe amategeko avuga ko rikorwa nk'ibanga, ubwo nyine hari igihe babivumbura. Iyo babibonye rero nta si rimwe si kabiri tujya tubona imanza z'abantu bakurikiranyweho mwene ibi byaha. Metre mfashe umwanya ngo ngushimire kuko uri unyamuruyeho abantu hano Shadada ariko ngise ndabihagaze bari bandujubije utanze umucyo, urumva ndabivuga bati ntabyo uzi. Ubu ubwo bivuzwe na nyir'ubwite ubwo ndabwe ngiye mfite umunyamategeko unyunganira, reka muhamagare. Ndagushimiye Metre. Murakoze cyane. kirimo cyo nuko ari icyaha. none urabyemeye Noneho wemeye ko waya umuntu mwemeretse Karoli ntabwo uri umunyamategeko. tujya Umunyamategeko arabisobanura. none se niba bisobanura urabyumvisha ahubwo ubwo kugura n'ibyemewe, kugura n'ibyemewe nukumvikana mukagendera uwo. kumvikana nta n'abantu mafaranga bo mu marogi ntacyaha. za nkuru za Tamimu za 5 2 ngo bagusigira Ngo ni wowe. Igiciro kivuyeho. zazinisha Dadi na Romeo bumvishe na Karoli mu kabari batongana ngo ariko Bitotomba ngo ngo bariyita. babaye indaya bikagira inzira aho kugira abaseriveri. Ibyo byose bikubiye muri iri tegeko. reka ninywera amazi birarangira. Oya Metre arakoze cyane. Bibutsa ko uyu munsi ari kuwa 5 mwirinde itegeko ritaba. Ariko iri tegeko rero bazabafungira kuri Stade Amahoro. Ariko ryanahera ku Stade subwo twayikwirwa. Sadamaro ntago bajyamo. Mwirirwa